Eva tuguhaye ikaze. Mm. Tuguhaye ikaze kuri Wabo TV show. Umukobwa mukunda cyane turamugaruye. Nongeye kubasuhuza. Mm, Nubwo nari maze iminsi ntahari ariko ndahari. mm, Nje kubabwira uburyo umuntu arongoramo umudamu agashyukwa ku buryo umugore ayishyirira mu gituba. bigenda bite sasa tudatinze? Okay, uburyo wowe ubigenzamo nk'urugero, reka tugereranye igituba n'iki kibabi. Mm, Nk'urugero urabona giforomye gutya, kiramanuye. Dufate hano ko iyi ari imisundi, iyi ikaba ari imisundi, iyi ngiyi ikaba ari rugongo. yego. Iyo ufite ubushake n'umudamu akaba afite ubushake cyangwa shiri wawe cyangwa mugiye guhura mu gikorwa cyo kuba mwarongorana, iyi ni imboro muri make. Rero tangiza gutya, uzamura umanura, uzamura umanura, ujya kwinjizamo gutya mu gituba kugira ngo ubone uburyo ki, murebe neza, kwinjizamo gutya mu gituba mo hagati, wa mudamu ari uko ari we ukwifatiye akaboko, wowe ugahita uyishyiramo. Mwabibonye? Gutya ugashyiramo gutya. Neza umuntu ahita ayishyiramo? Iyo cya gituba cyagize ubushake cyatangiye Igihe kuzana ubushake rero ububobere. byagenze gute? Ibyo ni byo abakunzi bacu baba bakeneye kumenya. Igituba kigira ubushake ari uko wakojejeho imboro, ntabwo kigira ubushake ari uko mubona ari intoki zanjye cyangwa ari intoki wakojejeho gutya. Kigira ubushake ari imboro wakojejeho. Iyo wakojejeho imboro, wa mugore yumva uburyohe n'uburyo imboro yoroshyemo inyerera, yahagaze, yashyushye, agasa nk'ugufataho intoki. Kimwe gituba twagereranyije gifite imishino hakurya no hakuno, iyi ni rugongo. Uku gutoki kwanjye nakugereranyije n'imboro, batujombamo gutya gake gakeya. Wa mudamu ajya kugufata akwiyegereze, ari uko yumva atangiye koroha cyane, wowe yatangiye kugukurura. Ni kwa kundi nawe watangiye kugira santima. Iyo wagize santima wongera umuvuduko, umurego. Kwa kundi wongereye umuvuduko n'umurego, ya mboro iba yazamutse yabaye nk'igiti yahagaze gutya. Ni kwa kundi wa mudamu atangira kugira uburyohe, uburyo uri kwinjiza mu gituba neza. Sasa hari akantu bajya bavuga ngo bakozaho amazi akaza. Ka kantu bakozaho burya rugongo, hari abantu bitiranya. Kugira ngo ukabere ukoresheje urugero. Mwihangane, nageranyije iki kibabi nageranyije ikibabi n'igituba, mwihangane. Hari rugongo, hari na